nge nta mukiriya wanjye ushobora kuva muri massage ari gutaka ABCD aba mavuga ati ubwo waguye indege waguye imodoka waguye inzu waguye ikiba wamukozeho ubwo wamukoze nawe urahumba hahandi nyine awundi hari imiti ikora ukavuga akagatanya akavuga ati babe you know what you're the best you are beautiful nta byakubwiye mukinjira hari abashaka private massage abo ngabo bashaka kumamaga mu rugo akangwa ati visha nashaka private massage wansanga mu rugo it's okay nkafata imodoka yanjye nkamusanga mu rugo n'ibyo ngibyo usko njye mu kasho no kumamagara hanze kagati fata indege ndayishura ejo ugaka mu gitondo arangiye aretura it's okay akazi nkajyeyo nkagaruka iminsi ibiri yonyine kugenda uyu munsi nagagakeje ari massage gusa ari massage ati na Dubai gusa ahandi hose ari massage kubera kazi ko ndi profession nabyigiye kuko umuntu wese ngo usko umuntu wese kubaza ngo ndashika massage mufite body to body byabaye body to body body to body body to body body to body uko wumva wenda ngo body to body urabyumva nyine ntago ariko biba bimeze ahubwo hari ibyo ugerayo no kuvuga ati wow ukaba interesting ati body to body nuko imeze nuko nyamba pfuka amaso akora ABC data kuko narabuka andebye ubwiza bwanje yes we Usibura ati ati ntabwo gikoze massage ahubwo nayiwaciye birashoboka ko mwabikora massage kugira ngo n'ababyeyi badukurikiye abagore bafite abagabo bagira ikizere bashiri mu ngenge ko umugabo agikoresha massage atasambanye atahatakoze ibi nibi birashoboka ko abantu 10 babakorera ugataha nta numwe mukoze ibyo bintu si kubeshya yemwe abadukurikiye si kubeshya Yes, katubasuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye hano kuri Iris TV twisera ko mukomeje kugubwa neza ari nabyo mbifuriza umunsi kundi. So duhaye ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye twizera ko mukomeje kugubwa neza abantu badukunda ariko tubabwire ko natwe tubakunda kuko mu bitekerezo bitandukanye bitwubaka ndi kubona abantu bagenda biyongera badukurikira ndabashimiye cyane uyu munsi rero twongeye kugira umugisha kuba twabonye ndi mutumirwa utuganiriza yatuganirije hano turi babiri abanaganirije imbaga nyamwinshi abantu bari burebe icyo kiganiro ese muri tayari mumeze neza mwiteguye kumwakira mwiteguye kumuha ibitekerezo mwiteguye kumushyigikira mu byo akora ibyo ari byo byose mu buzima bwe bwa buri munsi mu kazi ndetse n'ibyo akunda ari abantu mubona ubwa mbere cyangwa se umura bwa mbere mukahita muhuza turakwakiriye kuri Iris TV murakoze cyane meze neza meze neza urasa neza cyane Emilie wabibonye urakoze cyane Emilie ni cameraman iyo mbibonye nabyereka abadukurikiye nta kintu tuba twakoze exactly Emilie yambaye neza byahatari none se ko bikunze abantu batubwire muri comment arabadakunda wenda ibintu bigufi arabakunda ibintu birebire ariko ngira ngo most of time abantu benshi usigaye mbona bitewe n'igihe barimo yego okay so witwa nde nitwa amazina yanjye banyita Visha Case okay Visha Case niyo mazina bakwise mu rugo ocha amazina yanjye rusange ni Wayezu Sylvie ariko amazina y'ubuhanzi Visha Case ushobora kubona kuri YouTube channel Instagram n'ahandi hose kuri social media zitandukanye ushobora kumbona kuri social media zitandukanye kuri Instagram Visha Case, YouTube Visha Case, Snapchat, Spotify, whatever Visha Case no kuri Spotify by the way hari abantu ushobora kuvuga wenda Visha Case bakumva n'izina rikomeye cyane ariko ntago rikomeye VISHA Visha Case KEIZ Visha Case ndamuzi afite izina by the way wagira umuntu avuga ukagira ngo sanzwe ndizi mu bandi basitari batandukanye ariko ni nabyo so Visha Case turakwakire kuri Iris TV ndetse uze kwisanzura kugira ngo uganirize abafana uganirize abakunzi natubwire nibikugenza uyu munsi turaskuganira byinshi bitandukanye kuko urumwe mu bakobwa navuga ko bashobora gutanga inspiration ku bandi bakobwa mu buryo bw'akazi cyangwa se bwo kuba wagira icyo wiremera cyatuma udasubira mu rugo kuvuga ati mume
umwambaro ni iki so twazi kugira byose tubihuza Visha Keza avuka he Visha Keza mvuka Nyanza yeah umunyenyanza of course twanguye amata abanyenyanza mu bameze neza bameze neza cyane kuki bavuga ko abanyenyanza abanyabutare bavukana amashuri kubera ko nago ndi byinjiyemo cyane ariko bavuga ko abanyenyanza impamvu bavuga ko bavukana amashuri yisumbuye no kubera ko n'abanyabwenge cyane kandi bashishoza nagashobora kuvuga ku kintu atakitekereje right yes yeah tugiye gutira abahanga ugasika batavuka Inyanza tutatekereza ubu ngubu ntago bavuga wenda bavuga ko bavukana abiri yisumbuye ariko ubu ngubu navuga na 6 ubu yabaye 6 yisumbuye atatu yavuye uranahagize kuri 6 yisumbuye muri kudusiga cyane yeah ese umwana wavukiye i Kigali muri uyu mujyi we yavukanye angahe of course urumva nawe amugereranya n'umunyabutare se wavuye cyane Kigali of course ntago amugereranya n'umunyakigali right ko navuga ko abanyakigali so bo ntago bavukana 6 yisumbuye bo bavukana ahubwo ubwenge bwako kanya aho ngaho ubwo ni wa muntu ushaka kuza kuvuga ati no babe ndashaka kino kubera ko nibyo ahora ku kanya ariko twebwe tuba twabibonye mbere yuko abitubaza yeah niyo mbere bavuga ngo avuka 6 yisumbuye ajya kubikubwira wari ubizi kari ukubwira deja ari cyo agomba kuvuga you know bivuze ngo we usibye i Kigali ageze i Nyanza Gikongoro Burera ntiyahashobora exactly niko nakubwira mu Uganda right ashaka gukora mufuka atakwibye atakoze mu pocket yawe ariko kubera akoresha ubumenyi bwe cyangwa knowledge agakuramo ikintu cyose ashaka ugakuramo kajugunye ukashugunya ukabika nakushugunya kumbe nuko bimeze nuko bimeze ko ntangiye kubatinya abanyenyanza ko batoroshye urabyumva nyine turakaze niyo mpamvu i Kigali utazayivamo tu nagushuka so Visha Keza iyo yambaye neza aba yambaye ate mba nambaye nkuko mubibona ngira style zanjye zihariye kandi ndi umuntu hozaho you know nkunda kwambara neza nkumva gumura neza you know uri guhumura you know abantu badukurikiye muhumura muri kumva yeah ntago bahumva ningiri kumva ndabaza kubabwira utwo dushene twambaye utwo tubiju muri from London from London nkunda ibintu bya London kusha bya ndavuga ngo Belgique cyangwa Turkey no nje London Bwongereza no wadukuye okay ntabwo kuvuga ndagiciye ariko nyine you know respect tubwire bana tubwire n'agaciro katubaye tumenye no kuwambaye kuhagaze tutagiye tunakubaha inkweto nangaye ikanzu nangaye from London nangaye siri nko kwivugaho rado kubera ko urabona hari navuga urabona ni all star so nabizi abantu bose babonye no nkutavuga respect yes kubera ko nawe urabizi aho ituruka right nawe nko kavuga you guys kubera ko mu muzi fashion right nagaze zimwe zo mu Bushinwa izi ngizi ni original nagaze mu Bushinwa ni original so abantu muzi imyenda you know murabizi neza iyo kanzu ariko ndi kubona imeskuntu hagari kanzu like mini skirt and nagure nabirebye ni okay yeah afite kamwe na gatopo kandi ni jipo exactly yeah wow nagure nabyitegereje ibyo iyo fashion iho W ni fashion ya hehe sinakubwiye se London ni London nayo Hollywood you know okay so ni Visha Keza twakiriye ubundi mu kanya mbere ko twinjira mu cyatumye wenda mu ngingo zimwe na zimwe zatumye twicara uyu munsi ko tuganira tuba tugomba no kureba uburyo yaje ameze tukareba vibe azanye mu kanya twaskwinjira ku ngingo nyamukuru zatuzinduye bizakazi by'umuziki by'iki byose waskubyinjiramo neza ariko ugiye kubanza utubwira ubundi nk'umuntu kubonye bwa mbere kabisa wamwibwira gute muri rusange ku buryo tuza kwinjira no mu kiganiro amaze kukumva pe avuga ati uyu mukobwa ndumva ari uyu ateye aryakora iki gutyo mu buryo bwagutse okay wenda umuntu ashaka kumubona bwa mbere akavuga ati umukobwa kanyibaza hana benshi bananyibaza by the way how turi umukobwa akora iki ABCD you know ariko njyewe umuntu wa mbere ukimbona atarinze no kujya kuri ugomba kumenya ko Visha Keza ni umukobwa w'umuhanzikazi nyarwanda
n'umukobwa ukunda gukora, you know, business woman, you know. Okay. Yeah, n'umukobwa, you know, udahanira inyungu ze ahubwo azihanira kuba yashishikariza abandi kuba bakora bakavana amaboko mu mufuka. Ntutege umuntu amaboko kubera ko wenda hari icyo ushaka no koraho nawe ubyihe, you know. Nyine nkawe ubwawe wumve ko hari icyo ushoboye, right? Yeah. Bishakeze umuntu ukunda abantu, ndi muri sociable, ntabwo uzansanga ahantu ndi ngenyine, uzasanga ndi kurya show. Aho uzansanga wese ndi kurya show. You know, I'm crazy guy, you know. I like to nkunda kurya show, you know. Yeah. Okay. Yeah. Uri umunyabirori tu. Cyane. Ariko abanyamiziki benshi baranyabirori. Usanga bafite izindi vibes dasanzwe iyo basohotse bikoya. Yego. Mbese nuko. Yego nuko nguko. Okay. Mukanye tugitangira ikiganiro, buriya nanjye sinyapfa guha umuntu mikoro, ntazi papa sinyamuku cyangwa se nabona ko ikintu tugiye kuganira ari ikintu cyamarira abantu, kuko ari imirimo imwe n'imwe abakobwa hano i Kigali bajya bakora ibabeshejeho neza cyane, abamwe ndimwe n'ugasanga bari kuyitinya n'iki. Ibyo byose rero bituma ngewe mvuga ngo kubera iki uyu nguyu yabishoboye, uyu nguyu bikamunanira kuki abitinya, imbogamizi zirimo nizihe, turaswe bigarukaho akazi ukora. Nahoze mbwira abantu tugitangira mubwira ngo no mukobwa yatanga inspiration ku bandi bakobwa bitewe nuko ushobora ibintu bikubeshaho ukaba ubuzima ushaka kandi bivuye mu maboko, bivuye mu kazi, apana ibindi abantu baba batekereza ni Story Queen afite abagabo afite ibiki, ariko amaboko yawe yakwishyurira inzu, yakubeshaho, yagukorera imiziki, nta muntu usabye. Ukora iki? Twagira ngo byinjiremo deeply kugira ngo abantu badukurikiye urumva baze understandinga, baze guha agaciro, baze kugana business yawe. Okay. Ni nayo rwose ndetse n'abandi bakobwa badukurikiye baze kumva ko bishoboka, babwire n'imbogamizi zirimo n'ibikugora kugira ngo nunabizamo aje gukora nk'akazi nyine business yawe nawe amenye imbogamizi azahuriramo nazo. Ndetse niba ari nayo background y'ibindi bikorwa bindi ukora byo muziki n'iki, iri source of income yawe nabyo byose uraza kutubwira. Okay. So twitwinjiremo rero hari business nagusanzemo ibasobanurira abantu. Okay, je turakoze cyane. So business ndavuga mfite ubu ngubu, mfite business ya massage. Tuzi ko massage ari ikintu abantu bakenera bageze mu nzabukuru, yaba abajene, abangeri zose. Ngiye muri business kwa serieze. Yes. Baba bagomba okay, twagiye. Baba bagomba kuba bakisangayo. Ko birabareba. Nimba okay, duhere ku bajene, hari abajene bakora akazi kananiwe, bana bakora akazi kabananiza, you know. Urugero bakora mu mabanke, bahagarara, bakora ingeri zose zitandukanye, bafite business bakora, ariko twebwe business yacu dufite ni massage. Massage cyangwa spa, urabyumva neza. Like bagomba kuba baza tukavura imigongo, relaxinga, mu cyaro vuba. Sobanura kano ka spa na massage hari bitandukanye. Spa ni biki, massage ni biki? Okay, spa nuvuga ngo hari umuntu ubwira spa ntabyumve cyangwa ukamwa massage katabyumva vuba vuba. Nuvuga spa massage haba hakubimo byamdi byose, body treatment, za massage zose ukeneye, izazindi zose zubaka umubiri ukeneye, bwa bwiza bwe bwose ukeneye niho biba bikubiye, you know. Nuvuga ngo massage cyangwa spa massage nuvuga ngo ni gihe navuga urabona hari igihe ushaka gukora beauty yawe, ubwiza bwawe bijyanye na fashion, bijyanye na body treatment, you know. Umubiri wawe nyine ukasa nkaho uruhutse cyangwa usa neza, icyo gihe nuvuga ngo uje muri spa, you know. Okay. Naho tuzaba sauna cyangwa massage, no. Wa spa massage. Ukora umubiri nyine ku buryo ugaragara neza. Okay. Nuvuga ngo mu bijyanye na business dukora harimo massage. So massage ni tuba dushaka kubagarigariza ibyiza dufite, kugira ngo babandi bafite amavunane y'umubiri batugane bavuga ati reka njye kwafisha case, njye kwisha massage. Ariko hari nabibaza ko batse wenda mfite umugongo wenda waravunitse, mfite amaguru yavunitse, naho ugenda neza ndaryama nkababara, bikanubera babara. Amavunane. Yes, izo sida mbese
umutwe ntabwo umeze neza mu bitugu ukumva afite nyine ibibazo bitandukanye ibyo byose rero ibibazo byose mufite nkagana visha case tukabibakemurira wese cyane neza agira ngo business yasobanuke sibyo mukora massage spa bijyanye na spa sinzi namaze kubyumva massage abantu benshi baba banayizi uburyo ki abantu bashobora kubafasha kugira ngo umubiri uruhuke neza imitsi igororoke ndetse donc harimo na reflexology na sinzi na relaxing nyambyumva kugira ngo nyine wumve alize umeze neza kubera rimwe na rimwe akazi imirimo ibivunanye n'iki n'amavunane hanyuma tujye kubitwara neza iyi business yawe ni wowe uyikora ufite abakozi uyikorera hehe bimeze bite okay iyi business nkora mfite abakozi ariko nanjye ubwanjye ndakora hari umugabo ashaka kungata ngenda ndashaka ari nkorera of course nkamukora ko mba ndi mu kazi nkamukorera okay ufite abakozi ariko hari umuntu navuze ati boss boss visha ntabwo ndita ko ndi boss yes ntabwo ndita buriya barakubwira ngo ushaka bavuga ngo ushaka inkagira gute aryamagaza of course bavuga ngo rero ntabwo ndita ku byondi ibyo BCD as long as like aje ngiye ngoma kuma customer care oya ariko amwereka aho ngomba gukirira kuko ari nkwega nk'urugero ari umugabo bita Guinness afite utubari dukomeye hano muri Kigali tuzwi yatangiye ari mucoma ariko ni umukira afite ama business ama etage menshi arayafite ariko uyu munsi ajya mu kabara akajya gucoma mu gikoni of course niba barakubwira bakumbuye ku izina yiwe urakuze cyane niba barakubwira ngo rero kwita boss byitirirwa izina nago boss byitirirwa okay boss byitirirwa ibikorwa ahubwo boss nago byitirirwa iki izina akazi cyangwa izina kuko ngo nimba uri boss nkawe tubwe duhere nko kuri ba Guinness ni gute ushaka kwibaza mu boss kucyagiye mu gikona ajya kunuka imyotsi ajya gutsa inyama asicyo ashaka ashaka amafaranga bakeneye yakuzine yiwe akeneye ya good service bakeneye no kumubara bati uzi ko hari mu boss ushaka kujya mu gikoni cyangwa kujya gukora massage wa mugabo akangonga akaba interesting akajyayo akabati ngomba gukoresha bakanarwana kubera ko hari icyo bashaka kuri we you know okay so nuvuga ngo rero impamvu ndi kuvuga ati aba bose rero nago bita ngo ndi boss ashaka amafaranga arashaka kwamamaza business ye ashaka business yikundwa ashaka business ye bayigana you know so rero munavugaga nawe rero ujye ubikora tu iyo bibaye ngombwa nanjye iyo umuntu ambwiye ati ndashaka massage akamwe ati ndashaka ari nkorera ambwiye ati oya mfite umukozi no nawe it's okay you are welcome wiro ngukorere umuntu dukurikiye muri kano kanya ashobora kuvuga ati okay no mukobwa ashaka nkorera akaguhamagara ukamukora nta kibazo hanyuma wenda uhita unadusobanura binajyane ukorera hehe ese nyuma yo kuba wenda ukorera aho hantu njyamo n'abakora ngo na za massage à domicile akagusanga mu rugo private massage ni private massage okay ubwo mba mbishyizemo igifaransa cyane uri technical ntabwo mba mbizi ariko ni mu rugo yego ni mu rugo byose bisobanure tuvuge ko nabimeze hari abashaka private massage abo ngabo bashaka kumamaga mu rugo akamwe ati visha nashaka private massage wansanga mu rugo it's okay nkafata imodoka yanjye nkamusanga mu rugo nenke namara kumusangayo nkamukora good massage akishima cyangwa kamwe ati ngenda ndaje ku kazi ndashaka ari nkora ku kazi it's okay nta kibazo ndamukorera nkama good service nkamuha massage nziza akarelaxinga akumva ameze nk'umubebe akamwe ati you know what ndaruhutse nari naniwe umunaniro w'akazi urugendo ABCD Mr. Tusi naruhuka nkamwe it's okay iyo ugeze kwa visha byose birarangira kuko icyo ubushaka urakibona nge nta mukira wanjye ushobora kuva muri massage ari gutaka ABCD aba mavuga ati ubwo waguye indege waguye imodoka waguye inzu waguye ikiba ati wow nani yumva ko akazi neza wamukozeho ubwo wamukoze nawe urahumba hahandi nyine awundi hari imiti ikora ukavuga akagatanya akavuga ati babe you know what you're the best you are beautiful nta byakubwiye mukinjira avuga ati boss amakuru umeze neza yameze neza twashaka service yanyu it's okay you are welcome turabakorera yihe ese deep tissue ese relaxing you know
body massage, back neck massage, na body to body. I say body to body. It's okay. Ibyo bya body to body reka tubyihora kuko hari service uta body to body. By the way abakira banje hari service mba iruta body to body. Abantu benshi bazi ko ngo body to body ngo aciye ibintu. Oya. Ngiye hari service mba iruta body to body. Baza bagana visha mbereke. Hari service nziza iruta body to body. Kandi umukira kagenda avuga ati wow. Ate nibyo ngibyo usko njya mu kasho no kumamagara hanze kagati fata indege ndayishura ejo gaka mu gitondo arangiye aretura it's okay akazi nkajyeyo nkagaruka iminsi ibiri yonyine kugenda uyu munsi nagahekesha ari massage gusa ari massage ate na Dubai gusa ahandi hose ari massage kubera kazi ko ndi profession nabyigiye mfite innovation zitandukanye twebwe dukora business yacu cyangwa massage yacu as profession, right? Yeah, ntabwo tukora kubera ko we need money. Of course we need money ko tubikora bitandukanye n'abandi bashaka amafaranga. Ushaka amafaranga kubera ko urukora massage kubera ko ushaka amafaranga. Aho twebwe ntabwo dukunze amafaranga cyane. Ahubwo tubikora nka profession. Tukareka abanyarwanda cyangwa abantu batandukanye aba diaspora ibyiza dufite, you know? Bakataha amezereza bafata umu diaspora jo gutegera intege bati ejo Wena mu Bubiligi. Of course, nkajya musi mwanga gute misibiri. Kubera nakazi, ko mfite abakozi ndabarisigaye akazi toke mbabwiye ko you guys ndaje. Bakayamutse ngaruka ese mabuja ubu. Ukuru mbabiri makazi. Abahungu nabo basa mu makazi. Money, no bizi nyine. Ejo ndara umutipa na sorry. Ejo ndara umutipa na sorry amgete. Visha, nguzi ikintu wakoze. Ngira ubwo bati ngaho sinabwenda asanga nakuhamagaye cyane kubigisha madama ari kukumva. Ati hoya. Ati nagari ibyo ngibyo. Wakagira inka wakagira ndavuga ati ngaho. Ati yego ndakumva boss. Ati uzi ibintu wankoreye. Ati nageze mu rugo. Madama arambwa ngo ngo kumona wahindutse. Ndavuga ati ye umugabo arambwa ati nahindutse nabaye nk'umwana. Ati nakazi nagakoze neza. Niko yabwiye. Ati yeye ati nakazi nagakoze neza. Ati nankore nibiba. Ati bino nkore nago bibaho. Usiko nageze mu rugo umudama nkabona arankunda afite urukundo rwa danje nkabirwa impamvu. Ati ahubwo nzasema nza muri muzi. Sukubasha umugabo yahagazaga yajyazaga. Ari massage gusa mukoreye. Umunsi umugahishira ndari massage urumva nyine nahitaga mukorera professional cyangwa innovation itandukanye n'ibyo ndi yakoraga namukoreraga, you know? Hata mukubitiramo kandi body scrub, sauna blanket, akati yajya umugore akamwemeza akavuga ati ati kabisa ataha uyu mukobwa gukora massage cyangwa abantu bavuye gukoresha amashati ndangira ngiye uretse gatuvuze ngo body blanket what body nuza sauna blanket. Okay, bimeze na body scrub. Yeah. By the way, reka abantu basobanukirwa turi dutatu ariko tugire mu masegonda make abatwumve. Iyo bavuze ngo umuntu ngakora massage ngo body to body biba bimeze bite? Okay, body to body so ntanganye kubisobanura cyane kubera ko ni bari private zacu ntabijyanye nk'akazi. Wenda hari ababyumva uko bitandukanye ariko naga ariko biri. Body umuntu wese ashobora kwita yumva. Body to body cyangwa kuvuga body to body. Tukira kuri blanket ikintu mukorera bya blanket. Nuvuga ngo okay, ngewe ikintu cyambere ngomba guha umukiriya nuko ngomba kuma good service good customer. Nkambwe ati okay, mbere yuko gukora body to body banza ukore sauna blanket. Sauna blanket. Ni sauna blanket. Nagomba nkamubwira ati bantu ukore body scrub. Yamara gukora body scrub akafata kanya muri sauna blanket. Yaba muri sauna blanket akatajya hehe muri massage, relaxing, Swedish, aromatherapy, you know. Nkamukore ya massage ati my goodness. Ahitambwira ati hajya nangaye nishuri. Uziko akubagarindwa ati reka nishyure amafaranga. Uko ibiri wankona ngo yes, kubyo bintu biteye ubwo birenze. Siga facture irenze niyo wamubwiye. Umwereka kamera ati oya, iyi meno wanyeretse no. Je ngomba kwishyura amafaranga nana. Kandi akayishura. Emire. Aba appreciate. Nago byushyirayo. Ndarara yaho. Okay, mbabariro njyanire Emiriye. Umukorere ibyo byose ugiye gusobanura. Urabimukorera hanyuma azaza ndabimukorera cyane. Sibura kwera ni wese yahagaze umwanya munini. Ubwo mukuze muri massage amasaha yifunditse, you know? Tonight you're calm. Okay. Yeah. Hanyuma okay. Nago turangirije ariko body to body ngo babimeze bite? So body to body nuvango nicyagihe umuntu okay nyuma gukora wenda so service itandukanye body to body. Of course bavuga ko ari umubiri ku mubiri wenda like nicyo kinyarwanda ariko harabyumva byinshi bitandukanye.
uko wumva wenda ngo body to body urabyumva nyine ntago ariko biba bimeze ahubwo hari ibyo ugerayo no ukavuga ati wow ukaba interesting ukaba ati body to body nuko imeze hari abayumva ku magambo ariko ntago barayikoresha bavuga ati wenda njye nakoresha body to body mfite innovation cyangwa mfite ariko haruza akavuga ati njye nayikoresheje njye ntabwo nzi kumeze gutyo ati nabyumvaga gutyo amagambo atari kuranko mva ndi marayika mugeze mu ijuru ngo meze nka baby umubiri njye muko ndibyumva mu cyongereza body to body ni umubiri ku wundi nawe nyirabyumva body to body yego ni gihe ube nyine uri korera mugabo caress body to body ntumve ko ari ubusambanyi gusa hari umugabo yumva ko aje gukora body to body kwa kashaka happy ending no hari n'uzagakora body to body kandi akamera neza adakoze happy ending ni kubundi body to body isobanura kubera ko hari ibice biba byaruhuye ese iri professional cyangwa ni ibintu abantu bigiye bihimbira mu kazi kugira ngo wenda ngo baryoshye cyangwa se bakurura abakiriya ibindi professional nk'umuntu wize gukora massage biremewe. Okay, body to body nk'umuntu wize massage. Okay. Ugize ubyiga? Of course. Hari umuntu uza ushaka body to body, right? Hari na wa wundi uza ushaka massage isanzwe. Ariko nk'ibintu nigiye as profession. Hari service guha umukiriya iruta body to body azashaka. Kandi akijaba ati wow. Ati nzongera kuvuga body to body ahubwo nzamuvuga iyi ngiyi. Kuko umuntu wese ngo usko umuntu wese kubaza ngo ndashaka massage. Mufite body to body. Yabaye body to body. Body to body. Body to body. Body to body. Oya, nimukumve body to body. Hano hose ugera gukora massage. Aiga mufite service. Ndashaka body to body. Body to body. Body to body. Yabaye body to body, right? Shokora na body to body umukobwa mugenzi wawe. Okay, ntago navuga ngo body to body ku mukobwa mugenzi wanjye ntago iyo body to body. Okay, zibaho ariko ngiye iyo body to body ku mukobwa mugenzi wanjye hari abazikora ariko ngiye ntago nzikora ariko ntavuga wenda ku bijyanye na body to body hari professional twego dufite umugabo aza akavuga wow akajyana uziko anacika akabwira madam ngo uziko ngo nakoze body to body yes mudaho akavuga ngo wanjye ariko tuvugisha ukuri body to body kurabyumvise bwese ngo wewe kwemo ndakwema imyenda nabisomye kugiye ari umuhungu handitse inkuru yagiye kuyikoresha yabyandika byose arabyandika bimanuka ati numvise inkuru ya body to body njyayo barambwira ati kuramo imyenda yose nawe akuramo imyenda yose nuko ngo byageze body to body. Oya bundi umuprofessional nyawe ntabwo umugabo kuramo imyenda hoya umwanya we umuha ugomba gucenjinga muri room yiwe akuremo ABCD mugati baby jya ku gitandaje musange akayikuramo rukati okay ukamusanga yo ukamusanga ameze neza kamuga ati it's okay ntabwo bundi umuprofessional ugomba guhagarara uvuga ati you know uhagarara akora ibyo akomba ko ruhagaze mu mwanya wanze tegura ajye kubusa musange ukora igikorwa cyawe ngewe ibyiza biri professional bitandukanye n'abandi innovation yanjye mfite nuko nyamba pfuka amaso akora ABC data kuko naravuga andebye ubwiza bwanje yes we Usikora tambwira ati ya ati ntabwo gikoze massage ahubwo nayo waciye usikira tambwira ati nyine ngiye professional yanyu no uramuvuza ukamufuka amaso mufata agasume nkamufuka amaso kugira atari mu mbone oh yes kuko namukambonye bati man atangiye aririmba ati ndaguye tazi ndagimba atavuga ati ntabwo nyishaka no massage zana ibindi hari nugera akaza ati ngiye birahindutse sukuba ndagushaka ntabwo nshaka massage akimura why kangoye massage by the way muri no minsi nyine twebwe umuntu yagushatse bamukore massage akumva akeneye ko mukora ibindi bintu byakira ute bigenze ubyitwaramo gute as professional hari bangamo mufiti kandi akishima aya akishima akamubwira ati wow you're the best urarenze ati ye ati ziko naje nshaka iki ngiki ukaminduriye
cyangwa naje nshaka iki n'iki unkoreye ibirenze ibyo nashakaga ati wow ati ubundi akatangira akavuga gusa ati ubundi message wayigiye ati ubundi wakoze iki ati ubundi wize iki ati ubundi abcd ati ngaho umemire ngaragiye afite ibanga ngaragiye none se bwiye birashoboka ko ushobora gukorera abantu 10 ku munsi y'abatanu ugataha nta numwe mukoze happy ending reka mbivuge mu kinyarwanda vuga happy ending abantu mukora massage kuko njyewe n'abayikorerwa n'iki amakuru mbanyuma birashoboka ko mwabikora massage kugira ngo n'ababyeyi badukurikiye abagore bafite abagabo bagira icyizere bashiri mu ngenge ko umugabo agikoresha massage atasambanye atakoze ibi nibi birashoboka ko abantu 10 babakorera ugataha nta numwe mukoze ibyo bintu sikubeshya yemwe abadukurikiye sikubeshya njyewe massage nkorera abantu 10 ku munsi hanashaka kurenga wenda mu gihe bwije byabaye bwa nyuma sayine wa nyuma wa 11 nubwo mba murangije ariko buri munsi ngiye nakira abantu batandukanye pe nta yego twa twirana batandukanye pe hari bafite ibibazo bitandukanye ariko hari uyu managing mugakishima agatana cyo afite bati wow nzagaruka ejo cyane kubera ko of course ndamushimisha muganda ndamushimisha akatayishimye ameze kandi tutakoze happy ending uramuririmba hari uburyo ushimisha umugabo mutakoze happy ending yes nimumve ko umugabo uje mu message wese agomba gukora happy ending no ntago ari byo aho mwumve ko hari cyo twe nk'abakobwa beza habyo dukora umugabo akishima adakoze happy ending yes akumva merewe neza akumva ameze neza akumva relaxinze akumva ameze nk'umubebe usiko yitaguye ati you know what ndikumva ameze nk'umwana ati uyu munsi handi ubyame ntago ndi wabyuka ati wow okay ukaba interested babarire mubwire umuntu by the way amasaha ari kugenda ariko akiri kare umuntu ukeneye massage nago abarangiye by the way wabisimbutse barangirano bagusanga nimero bagusanga okay kugira ngo unguka abakiriya bavuye kuri iyi televiziyo baze barebe ko babimeze bareba abo kumukora naho ukorera icyo bimarira abantu byose much respect abakiriya bacu muri sange badusanga kuri Zebra Hotel mu Kiyovu kuri KN51 niyo location yacu KN51 okay kuri Zebra Hotel ngo Zebra Hotel abantu benshi barahazi cyangwa boutique Zebra Hotel wenda you know cyangwa New Zebra you know niho mwadusanga mwaza mubariza umukobwa witwa Visha Case umukobwa professional tubwe ko afite byinshi cyangwa afite professional cyangwa afite innovation afite byinshi abahishiye you know afite byinshi ashaka kubereka muri he afite imigongo yavunitse amaguru arimo imitsi babaza muramutaka uraruhinduka ukumva umugongo wacitsemo kabiri wenda ntuwe wabasha wenda ko wakora akazi mu rugo nko bikwiye gana Visha Case akwereka umuti kandi akwereka byiza gufitiye ku buryo n'ujya ugera mu rugo umugahajya yisha hati wow hari ikintu cyanditse ariko iro ahubwo se nabashobora gutaha byabaraniye ahubwo bumva bahaza ahubwo avuga ngo agira mu rugo iwe yumva akavuga ati uziko nacika akavuga ati uziko navuye gukoresha massage imagine umugabo uvuga ucika bati uziko navuye gukoresha massage akahita avuga ati umugabo atavuga ati umugore atavuga ati yewe wasanga yabira nzi ibyo nkora professional right nawe it's okay reka tuvugane arambwira ati sinkuzi pe atariko ahantu uri numva ndamutse ngusanze nakugura etage ushaka cyangwa imodoka ushaka arambwira ati je ati siko numva nakugura etage zose imodoka zishaka ndamubwira ati habaye ikise ati umugabo wanje yatashye ameze neza twagize urukundo tudasanzwe yes yagiye gakora uduturu dutatu ako musi yagoze tuna tumubiri waruhutse umeze neza ati ndavuga ati ngaho ati atariko hari imitsi twagoroye buriya hari imitsi itagendaga neza mu bibiri yatuma yananirwaga vuba ahubwo iyo mitsi nirumva yatumye akora akazi neza atahuguta numva ari gutaka umugongo cyangwa gutaka ya mitsi yo mu maguru atuzamugarura atahubwo zakora byinshi birenze iyo mitsi wagura niyihe mwana imitsi urabyiza reflexology hari imitsi tugomba kubyutsa itaba abizi nk'ikiremba you know okay mvuze ijambo yani ravugwa ariko mu kinyarwanda nta kidasanzwe twebwe n'ikiremba turakimasa
neza you know n'ikiremba murakimara kigakora yes ikiremba kigakora muri wenda abatezi professional right ntabwo ushobora gukora ku kiremba ngo gikora akazi oya ahubwo akora akazi abatiye nubwo wenda hari ibyo itagenze neza uko babishaka atariko kakoze numva ko kakoze yes akazi kakozwe hati wow reba bitodi usikora umugabo ejo wundi wangura imodoka wegenda ya modoka ufite barayikugura nandi muri Kenya yes yangura imodoka arambwa ati visha ati nukuri wakagira inka wakagira mwana wakagira arirahira amade ngaho atsabaye ati yes we atuzibigura ari wankoreye ati na njewe nefite ubwoba ko kada ABCD ngaho nose ngati namaze imyaka ingahe madame wanjye datwita niko yambwiye abayigeze ati uzi ko wango kuri ya mitsi umva neza atakomeza imyaka itanu akiri ati nakiri gikoreka none habaye iki ati wakoze kuri wa mutsi irabyuka neza ngaho ati none umva madame hashize ataratwita atakomeza imyaka itanu ntakiri kimwe cyawe ushobora kwamamaza masaje yawe ugashiduka igihugu cyose kije kurebye ati do barampamagaye bavuga ati urashaka iki ndavuga se mana ndababwira ikigoko abamabyishi ni benshi rekera aho udatuma ubura ushyira abakiriya mbabarira ati muze kuri Zebra Hotel mu Kiyovu niyo nkorera kuri N51 aho mugera kuri Zebra Hotel niho muri bunsange hafi na Urban Hotel abakiriya uri bugera baza baparika mu muhanda wose ntabwo uri bubona aho bashyira kuko ibintu uri kuvuga wakoze n'imusaruro byatanze biteye none se ntago ari twebwe wenda ni Imana I don't know ariko njewe nkakora ko kakaka cyakoze ubwo tuzaturebe miriye natubwira kubera ko njewe harabaza kangwa ntago njya kubabwira byinshi bikorwa cyangwa biba you know ariko byarabona nanjye niyo nkavuga ati what ngize amahirwe twanaganiriye ari nawe mukobwa wa mbere kuri chaîne yanjye tuganiriye ukora ukazi professionally ukorera ahantu heza ukorera abantu benshi batandukanye internationally ukorera hanze y'igihugu n'iki navuga ko ari amahirwe kugira ngo sobanukirwe byinshi bitandukanye hari abashaka kuvuga ngo abakobwa bakora za massage bakora n'uburayi wabivuga iki ibyo bintu okay niho byumena right abakobwa bakora massage ntago bakora uburayi ahubwo bakora uburayi neza ingeso zabo zabananiye badashaka kwihangana umugabo wese pya gashyuka umugabo pya gashyuka ukumva ushaka kujya muri happy ending no kwa kazi kakujyanye wijya kure umugabo wandi ngo no ahubwo bikora nka doctor as profession urabaza umudoctor twebwe ubwo dukora akazi ka umudoctor abyaza umuntu agasuzuma abantu umudoctor twebwe dukora nk'akazi kuko tuba bati ntago turi buze kuba twaharukiye umuntu wese bikora nka doctor umudoctor abyaza kumva nta kibazo kandi agatamugo rwe akumva ameze neza atabitekereje umukobwa akaza kwisuzuma indango twite bakamureba ibintu byinshi bitandukanye abadoctor b'abagabo benshi bahura n'ibigeragezo kwambura kubona ubwambure bw'abadamu bw'abakobwa n'iki kandi gataha nta numwe asagariye ariko namwe niko ntibaza kubeshya ibintu byose biva mu bwenge wowe nk'ubwawe uri gukora ibintu bya profession umukora ibintu bya profession nta gutekereza kuri ibyo ubona ahubwo tekereza ku byo ugiye gukora twebwe niko tubikora right koko tubikora kubera ko turi professional ntago dutekereza ku by'abandi tubati okay yego ushobora kuba umutipe kumvura mukunze mwiza afite ball na urabyumva you know ariko ntubamugira santima kubera ko ashaka kuvugurwa icyo ashaka you know ariko ntago mu byo ashaka bibaye birimo okay hari ubwo tumuhandoringa ngewe hari imitsi dukora akamera neza akavati wow I'm good turamuhandoringa ntago bize ko umugabo wese wajya gukora massage wagemana nawe no ariko araho igihe bibaho okay jado nawe bango hari igihe bibaho okay hari igihe wumva ushaka umugabo pe kumva mushatse umubiri wanze kumva wapfuye kumva you know kumva yiri biratiriki you know nagutuje kumva umubiri wabaye umeze you know ariko mu gihe ashaka kwagushaka bati you know babe duhure muri hotel runaka genda you make your job nimba ushaka gukora job as you hari ubashaka gukora akazi murangiza akazi ariko mugira handi muhurira nyuma y'akazi mugira handi muhurira mubirangize kuko abagabo
bameze nk'abana abagabo ntacyo bashaka right yes tujye tuba honest abagabo bameze nk'abana umugabo ahantu ageze abantu urabyoru arabiririra ngurira pipi urumva nimba umuhaye ngo baby ukamuha keya wenda ageze mu rugo nta keya afite ariko araje uramuhobeye umuha akabizu baby your cup tugufashe unaniwe he nicyo ejo aragaruka wamuhaye urukundo ni vuga ngo umugabo ameze nk'umwana umugabo icyo asanze aho ngaho kirabye cyangwa shininga nicyo akurikiye right yes rero tuba tugomba kuvuga gute yabonye biswi iki umwana yabonye biswi yabonye pipi yabonye pipi okay tujye mu muziki mbere yuko wenda tubwira abantu ibijyanye n'umuziki imiziki imaze gukora indirimbo imaze gukora reka unyemerere babanze banumve kuko ni uwo muziki unawushoboye okay sibyo yego ugiye kuduha akantu gatoya amasegonda 30 like uturimbira akantu gatoya hanyuma twinjire noneho muri iyo content ya music. Okay, are you ready? Yeah, I'm ready. Indirimbo yitwa Nyashi. Nyashi yaciye ibintu muri Kigali. Yaciye ibintu muri Kigali yakabije. Nyashi ni by the way usko nge uzaba message ndi kusoma. Arenze 50 buri munsi 100 bakamba Nyashi bisobanura iki? Nyashi ni iki? ABCD. Nyashi of course. Ahubwo bandi banzu bimbwira Nyashi. Yene bahaye ubusobanuro bwa Nyashi. Nabarabwiye Nyashi icyo isobanura. Nge urabona tw'abahanzikazi nago dupfa guhubuka ngo duhange ku kintu tutabashe gushoza aho tubanza tugatekereza ati tugomba gukora iki n'iki impamvu rasoye Nyashi nagombaga kwibanda ku banyakigali by the way kuko abanyakigali dusakobwa beza bafite uburanga bafite ubwiza bafite Nyashi utasanga ahandi garuka aho ngaho Nyashi ni gisaka kaza kutwibasha okay Nyashi ni kuvuga ngo n'umukobwa ufite iki ufite vodo uravyumva nyine urwagasaba ufite amataye ufite igisabo yego umukobwa utambukana abagabo bose bakaranga ati what yes umugabo wese ka product ati please mpagura umukobwa muvugishe basi yeah izo nizo bitanyashi kubera ko Nyashi n'umukobwa nyine ufite booms afite inyuma afite vodo arangasa abagabo bose ngo twabyita ya Emirengo razifite. Yes. By the way, kubera ko muri iki gihe n'abahungu bagira Nyashi. Let me tell you this. No, hold on. Let me tell you this. Kubera ko muri iki gihe sikubesheje. Abakobwa afite Nyashi ni bari ku isoko. Ni bari gukora akazi. Bari gukora akazi. Nose urugero jadusha kwicara ndi kunywa whisky yawe BCD mirenezi ku mazi. Ko umukobwa afite Nyashi. Harubwo uzanga gukebuka ntago usanga gukebuka uzati wow uzarangara ko afite Nyashi hari cyari kugaragaza Nyashi akose kuki ariko n'abantu badukurikiye baduhe comment baduhe ibitekerezo Nyashi murabizi kuki abantu bakunda abakobwa afite Nyashi kuki abantu bakunda abakobwa bafite Nyashi kuma eka bivuge mu rurimi ese n'ururimi mu Kinyarwanda mu Cyongereza icyo Nyashi ni iki mu cye kirimo Nyashi of course ni kiri nuravuga wenda ni jambo rikunze gukoreshwa cyane mu Nigeria Nyashi nago ari ururimi ko mute ni slang ni slang abanyanigeria bakunda gukoresha ni street languages exactly okay izandi minyine zikoreshwa nkuko bavuga vodo nkuko bivuze baba vodo mu rurimi vodo of course urabyumva ariko ururimi bikarasa okay nshobora kubasubira Nyashi ko naga ngombwa kwitindaho cyane ariko ababyumva Nyashi bazi icyo bari kumva icyo yeah okay so nawe ufite Nyashi of course ifite jado nago Nyashi yanjye waraguruka turebe oya nago aguruka Amerika abantu aguruka turebe niba nago sinyashange nje nago yatambuka na urangare kandi ko abagabo ntambuka bakandangarira visha Nyashi Nyashi aguruka bishaguruka aguruka tunarebe unahagaze niba ari byo koko abantu badukurikiye baturi aguruka ukoze gumukira Nyashi wayibonye Emire kamera ahita ahubwo
This way bring one. Yeah, okay. So ngira ngo abantu babisobanukiwe. Yeah. Aha. So ubwo nyashiri nimwe mu ndirimbo zawe ziri gukundwa muri no minsi. Exactly. Ariko Nizo tubwire. ziri hit. Mu kaye twe twatangiye kubaza ugiye kuturimbiraho gatoya mbere yuko ibyo byose biza. Turimbiraho rero. Just sing for us. Okay. Nta kibazo. Nya 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 nyash. I like the way you shake your nya nyash. Mbakuba nyonyo. Kuba mbikora nyo. Mbarumya nyonyo. Kuba mbikora nyo. No, linda ko nawe. Asisha do wadishina. Oya, ndabizi. Linda ko nase ndamenya ari ibiki. Oya, buretse gato. Okay. Agomba byuba. Ako nayo tubwira indi bitwa. Ino service we koreko kambinyuze de bakonzi bako indaga muntu tiwe nyingi siri mu comedy wa Mr Bean wanji aho nyine niho tagira vibe ira Shibaka rungi yagize Kigali. By the way Okay, kubera kindirimbo zawe zose ziza mu kigande. Oh yeah. Ntabwo zose ziza mu kigande hari izo mfite z'inyarwanda izo mfite of course you know kubera ko navuga wenda ntabwo ko wenda ziza mu kigande nuko nigagayo so nakuriyeyo akenshi nkaza mu Rwanda ariko sindeyo navuga wenda by the way nkora music by the way music yanjye akenshi nikora muri Uganda. Okay. Ni gakenya nkora music yanjye mu Rwanda ariko nabyo ndi kubitangira kuba ndi kubikomeza kuba navuga ati wenda habyo ngoma gukora nkareka abanyarwanda ko ndahari ntago ndi hakurya hari no. Okay, kugira ngo tuze kuri gapetere bibariye ko uturirimbiraho twavire rimwe turirimbire no ku Nyarwanda tumwe. Okay. Mu Kinyarwanda. Hanyuma twavire rimwe tuze dukomeza. Okay. Mfasha kanyani manukiye gutwika nibyo nigiye izo vibe zawe ziranyica zikansa zawo iyo body yawe inkorera mati zonyine zituma mbyina dance zawe zituma mbyina baby gumamo fata hasi. Thank you. Wow. Aho kukari keza ba. Aya ikibazo bavugaga. Izo body ngwe. Yo body yawe nyine nkore umuti. Okay. Iyo body yawe inkorera umuti. Dance zawe zonyine zituma mbyina dance zawe zonyine. Baby ngumamo. Ni keza ndumva gafite vibe ndumva gafite noza arya ni melody ka melody si sawa ni sawa kabisa courage ware gafite iki ga melody go gafite gashi oya ntago kutubesha Emily wagire kuvanga ibintu kuko so nuko bimeze ni zimwe mu ndirimbo utugarutseho kandi zawe byiza cyane mbere ko ntanabyibagirwa abanza utumbwire izo ndirimbo zawe. Hold on banza wumve kano kubera ko warabizi abanyagisenyi tujya tugashomba hasho you know. Nababwiye nyine ngo you know sanga tamu visha you know every sometime hari ibintu nyine dukora kubera ko hari abantu nyine abona nkara muri Gisenyi abana iyo dukoze ama concert cyangwa ABCD abanyagisenyi muri Rubavu hose abanga kuva visha kezi ya hose ndara ahantu cyangwa kuba afite concert ntago twahabura kubera ko buriya nakubwira gute se iyo mbese Gisenyi ni umujyi wawe cyane cyane nagara kuva mu mujyi wanjye barabizi iyo nahageze visha twatwika nago twika twibarukira harashya harashya. Okay. Akarugi kuturirimbira ariko ugacikirijemo katamutamu ne cyakare muri yandirimbo rumaze kuririmba visha mfiti coffee kona ko wangunzeze zamani urabizi ndumwari nyine ariko urabizi nyine sometime you know ndabizi urumwari rukaki. Okay. Jade waje kunca mu ijambo. Okay. Komeza. Ijambo riguye ijambo. Hanyuma visha
tukiri kuri career y'umuziki iyi miziki ukora nangiye kubikubazaho nyine mu kanya twayisanga he first of all kugira ngo tubaze tumenye umuntu ashaka kwitareba izi ndirimbo zawe ziri kuri ize platform umuntu yazisangaho aka kanya ushobora kuyisanga kuri YouTube Visha Case, Snapchat cyangwa Visha Case, Instagram Visha Case. Okay, indirimbo zawe maze gukora ni zingahe? Zirenze 8 ndakeka. Hari ziki muri studio, hari nizo mfitanye na bashiba bakamiliyoni ariko nago zaza. Oh yes. Where? Uretse tugasubiremo. Nago. No, nago kwivuga none uretse. Wow. Wishi? Ako siku ushobora kufite izina riremereye muri Uganda cyane cyane. Kubera ko niho dukora music, niho twatangiye tumenyana ba Jose Chameleone, ba Paras, ba Shiba. By the way, kubera ko na Shiba, let me tell you this, niwe natuma wenda tumye nkunda music by the way. Yeah, kabisa nabonyema. Niwe nkunda dancehall. Nabonyema kanu. Navuga ati wenda kugeza izi saha wenda ko ndikora music ni kubera Shiba. Hari ibyo yandemeye, hari ibyo yanyeretse. Hari ibyo ngativisha ugomba kujya kundoto zawe, never give up. That's why navuze ati I will never give up. That's why navuze ati wenda ngomba kuvugira ndimo never give up. Ntago nza giving up cyangwa heshuke mve ku ntego zanjye no. Niyo mpamvu ndirimbya ndimbo never give up. Shiba mbwe tumuzacike ntizajya gute ntusatishwe ku ntego yawe. Shiba mwahuye gute? Byanga bikunda ko komeza you know. Shiba mwamenyanye gute byagenze bite? Shiba navuga nda twamenyanye kuba nandi mu Uganda afite concert uwo musi bari bantumiye by the way afite performance nyina aranyiteze ku stage vat wow uriya mukobwa is performance for really kwako nibabanza ha underground kuri stage ariko abahanzi bakomeye bagiye kuza babanza ha bakizamuka none ngiye no bankurikijeho Shiba nawe bikurikiraho ariyo finale wow anyiteze ati wow abwira emusambwa ati mbabwira mukobwa ntancike I'm going to, are you ready to work on music? And I yes, I'm ready. None se ni gituma udakora music ya muri Uganda ngo menyekane. Ndamubwira ati wenda ndacyari gukora ariko nago birazamuka cyane ariko ndashaka management nini yarambwira ati okay. Wewe genda uko ndimba wumva ushaka. I'm ready kubona gusupportinga ukajyana hongera. Aho umva byanze usanga numbwira ati meze gukena gukena ndamubwira ati okay. Nkiwe nzaza akurumva ko deja n'ubutacyakomezanya you know. Wow. Yeah. Okay, biza cyane. Nizere ko n'indirimbo muri kumwe tuzazumva minsi iri. Yeah, zirahari hari Club ya Shiba of course na Chameleone na Parasol zirahari ariko naguze zasohoka. Wow. Gisigaye ni video ko audio zarangiye. Okay. Yeah. Kuzatwica. Kuzatwica? Yeah. Uzi ufite collab ya Chameleone Shiba mwana uzameze neza. Nabyo tukwifuriza. Twifuza ko umuziki w'u Rwanda ugoma kugira collaboration n'abandi banzo muri East Africa cyane cyane muri Uganda baturi imbereho Tanzania nyine na Kenya izo collaboration ziba ziri strong. Yeah. Yaramerwe menshi ku muntu nkawe ukizamuka. Arakose cyane. Mu Rwanda umva ari nkande mwa collaboratinga? Mwahuza imiziki kabisa bikajyanamo neza. Buriya mu Rwanda twego turaharara. Okay, ntaho mbivuze nabi. Mu Rwanda turaharara. Twego twumva ko wa muntu uri gutwika bigacika, you know? Ari wa muntu tugomba wenda kubaza tuvati mfite ku making club n'uyu. Navuga ndi urugero nshobora wenda kubana kona club nabo duhere kuri ba Juno ba okay ba Juno wenda navuga okay ba Bruce Melodies nabo bose bakini sorry you know bandi bari kubikora bafite navuga bafite tala you know i perfect niba abantu tugomba wenda gukora nabo you know yeah I know okay hanyuma muri tutagiye kuburira ngo nyine ngabari kubica bigacika we muhanzi ukunda mu Rwanda ninde? Okay hago nakubeshya wenda nciye ku ruhande sukubeshye nye nkunda Bruce Melody kwa Bruce Melody afite navuga gute afite vibes z'imande zose ahantu hose konga jyayo simamvise mukunda nago ameze nk'aba bana bangaba bari hano you know ariko zimamvu Bruce Melody mukunda ni wa mutipe yamera ko ati okay nubwo ndi mubi ariko ngomba kujya Kenya Tanzania Uganda ABCD you know babyumva nawe akatwi ntabwo itaye ABCD bavuga yisura bavuge ariko nyine icyo ngomba gukora ngomba gukora no Bogari Melody Bogari atwika Bruce Melody akusaba mbona ko atwika amese neza kuri rwose reba hano yatangiriye reba hageze ninde umufata ntawe kabisa nose umuntu uri gukora akavuga ati ngiye gukora concert hanana hari umuntu wenda wundi baravuga ati ngiye gukora concert hanana
aravuga ati wenda nagiye mfashe indege ahanana ariko abahanzi wenda asibye ko muri minsi mu Rwanda abahanzi muri rusange batangiye kujya baburira indege bakagenda ari iki ariko Melody numwe mu bahanzi baguye amarembo mu buryo bwihariye mu bahanzi bakorera imbere mu gihugu dukuyemo bari abagiye ba DB na ba Medina ni umuhanzi bari imbere mu gihugu witinyuka agakorera mu bice bitandukanye by'isi. Oh yeah, Jado baratubafata nka legend, right? Barabagezeyo hari byo bagikeneye gukora nyine niyo atagikora ariko hari cyaba yateguye wenda twe tutazi, right? Ariko nuvuga ngo aba Bruce Melody wenda ba Bruce Melody of course barakora pe tukabona ko bari gukora, you know? Ariko that guy after target hari byinshi wenda tabagariza mwe nk'Abanyarwanda wenda mukabona wenda bishyize kuri out whatever ariko byinshi bateganyirije ntago cikirege ntago yicaye umuntu w'umuti parakora nzambuzana muri kakazi kawe umufu man usiko aranageje bundi ariko usibye ko batamutumire muri concert ejo bundi nagiye Belgium ari kumwe nuza Bruce Melody ari kumwe n'umutipe I forget nibagiye izina giwe ariko nta stage bamuhaye aho twahuriye kati gucingana abashiti banje ndamubwira uyi nawe se wagize hano ahubwo ati ya nageze hano nyine habyo naje habashiti banje naje kuvibinga nawe bisi nakunda tansubirayo ariko ura mutipe ntago babaje kuvibinga n'abashiti ahubwo no bize nijya afata indege akagibura yagiye mu bindi bikorwa tutazi ariko yaragiye gukora video shoot none wabona umuhanzi ufata akagifata indege akajya hano akajya kuvuga ngo ngiye gukora video ntago ugena gukora club yenda n'umuntu waho ngaho agiye mu Bubirigi tutabizi abandi yo bagiye twese turabimenya agiye gukora video man kugira ngo kutwereka ibintu bishyashya byiza no mutipara creating man you know no wari uri mu Bubirigi wagiye gukora indirimbo cyangwa nayo ukora gutembera bisanzwe ngeragiye kujya Fiber Jova by the way I want my to straight queen I'm not straight queen by the way you know her music yanjye as you know ariko ntabwo mara straight no look at you wewe rese gatoya utaje ntabwo nshaka ari ingingo zimwe na zimwe ugenda gusimbuka reka jadoka yes twatugiye gukora iki nawe abasore queen yo bagiye hanze nk'ubushadibo ari mu Bubirigi nabandi kandi by the way nabona mujya kugisa nka shadibo utwo kiba twinete nawe desi mbizi umbwiye utwo turinete akunda kwambara ariko dukunda kuba turi lady mbwira iyo mugiye hanze mu bihugu byo hanze Burayi za Dubai yo jyayo of course njyayo ubugiye mu irize gahunda of course ngiye Dubai ntago of course mba ngiye gukora shoppinga ibikoresho bijyanye na business zanjye you know mba ngiye gushopinga fashion is you know hari byinshi mba ngiye kurebayo you know bijyanye na business zanjye nkora nibyo bintu biba binyanye Dubai nkavuga ati ngomba gukora kino no ngiye nkunda gukora by the way nkunda gukora anoza innovation nkunda gukora ikintu gitandukanye n'abandi sinkore kubera ko hari nabonye runaka afite ikintu no nkakura kuba ko nyikunze kandi nzi ubwiza bwacu nzi na profit yacu okay ibihugu maze kujyamo bitari u Rwanda n'ibingahe Jado ni byinshi ntabwo nabivuga ngo byumve Burayi maspira mu bingahe uragenda ndagenda pe twaba wabaye kaguru neza nkunda kugenda you know Belgique nahe ni hesh pe ntago nakubwira ngo kumva ko nkunda kugenda you know okay byiza cyane so hanyuma mbwira ugiye dusoza mbwira ibigeragezo wahuye nabyo mu kazi mukora kuko impamvu twanabigarutse no kugira ngo n'abandi bana abandi bakobwa bifuza kuba bakora akazi nkako ese byabagira akamaro imbogamizi zirimo nizihe ibyiza birimo nibihe turebe tunasoreza imbogamizi wahuye nazo muri kazi mukora nizihe so navuga ngo imbogamizi nahuye nazo muri akazi nkora nuko abagabo bose barambwira ati ni gute ukora massage mwiza ajye mu kibazo basubiza yes ngewe nago okay nshobora kuba ndi mwize ko akazi nkora ndagakunze niyo mpamvu nkakora kandi nkakora as profession izo mbogamizi mpura nazo okay cyangwa navuga ibyiza mpura nabyo I make money you know yes I make money ushobora nkangaye ku munsi nagomba ko yavuga ku social media ariko I make money money you make money every day money you know money in my money you know I make money you know so you know kubera ko every day buri munsi uko utacinga amafaranga aricyo nshaka kandi nshaka ko nabantu bankurikiye aricyo babona hari ubwiza babona you know abashaka fashion abashaka
beauty yose mushaka yaba abakobwa yaba abamama yaba abasaza yaba abasore yaba abapapa mwese mujye mugana Visha Case abarangira umuti mugomba gukoresha mugasa neza mukaruhuka mukatekereza neza ukayeka sutarana uri hangover vibes no just come Visha Case arya ngo ni kuri Zebra Hotel mu Kiyovu hafi na Rura nibyo kuri boutique kuri nuza kuri cantine ni boutique cantine boutique turi hafi yo kwa Rwigara hafi aho ngaho ku continere two mujyi ugeze aho ngaho kabaza Zebra Hotel ahantu babahazi Visha ubwo nyine baramumenye nimero zawe ni zihe ni ngombwa z'akazi cyangwa kuko na kazi ko zazi public and hose okay nimero ni zihe mushobora kwandika 0782 073559 cyangwa mukandika 0782 mwamaga Visha Case arabitaba ku murongo nkabafasha nta kibazo ubundi ukabaha ibyo babuze nkabaha keya nkabaha ibyo babuze ibyo babuze Visha twaganiriye ubutaha nongera kuduha umwanya ndagira ngo nsaba abantu badukurikiye batwandikire ibibazo bibaza ku bijyanye na massage reka mbivuge gutyo mu buryo bworoshye mu Kinyarwanda massage abantu bifuza kumenya ibijyanye na massage uburyo ikorwa professionally ni bibi nyine inyungu bikira ibibazo bibamo byose utwemerera ikiganiro ubutaha tuzabyo tuganiraho gusa ego nta kibazo so urumva nuko bimeze nimero yazitanze location yayitanze ku bajyanye bashaka nyine gukoresha iyo massage cyangwa se kuruhuka ni muri buryo babyumvise dusoza nabundi butumwa wumva watanga kugira ngo tubusorezeho bukuri ku mutima mu byo twibagiwe kuko twaganira byinshi ariko ari byo nshobora kwibagirwa nk'umuntu ukubaza nta butumwa wumva watanga ku bantu badukurikiye ku buryo twabusorezaho ubutumwa bwa mbere wenda naha abantu badukurikiye nuko turakunda kandi tukabasaba kuba mwatugana mu bikorwa byacu wenda dukora ibijyanye na music murabizi as Visha Case so twarihangiye imirimo nyine nk'abantu kuko abahanzi tuba dufite byinshi dukora kugira natwe tubone amafaranga kuba twashyira muri business yacu mu music BCD navuga wenda ubutumwa bwa mbere nabaha nuko batagomba gucika intege ukumva ufite ikibazo cyangwa hari umuntu mugenzi wafite ikibazo hari icyo agomba gukemurwa cyangwa hari ubwo agomba kuruhuka cyangwa atameze neza mukamuzana kwa Visha Case tukabavura massage nziza relaxing Swedish byose tukabaha kuba baruhuka neza nta kibazo amavunane hehe n'umunaniro hehe n'uburwayi hehe na hehe tukabafasha nta kibazo ubutumwa bwa mbere nuko ndabakunda kandi much respect buri muntu wese udukurikiye mukamwana dukurikira kuri social media zacu YouTube Visha Case YouTube Instagram Visha Case Snapchat TikTok Visha Case hose mwahadusanga nta kibazo Visha Case turagushimiye cyane reka nshimiye Emilie wadufashije ku majwi n'amashusho kugira ngo ubugaragara neza uko bari kubibona ndetse Emilie yagiye no gukorerwa massage tutazatubwira so twagushimiye kuko utuganirije ikiganiro cyiza kibazo najyaga nibaza bimwe na bimwe muri massage niki ariko natwemereye ko tuzanakigarukaho mu buryo bw'imbitse nibyo myishimiye nawe cyane kurushaho Visha Case tuzagaruka wakoze cyane namurakoze cyane courage muri mukora ugutunze kubesha ukishyura inzu ukarya ugakora umuziki bikagenda neza it's good much respect to you for everyone bye thank you so much guys love you mufata twinsa